nicyo gituma izahora ari Imana kugera iteka ryose. Baje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe amazina n'Imana irafasha Emmanuel. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, twatangiye dutangira turebera hamwe icyateye Imana kurimbuza isi umwuzure. Dukomeza mu gice cya kabiri cyakurikiyeho dufite ingingo eshatu, hari harimo kwihana, gukizwa n'agakiza. Uyu munsi tugiye kugaruka tuganira ku ijambo ry'Imana, tureba ku rugendo rw'agakiza ndetse ku rugendo rw'agakiza ndetse no gutera intambwe yo kwizera. Imana idufashe kandi bane natwe. Rero muri urwo rugendo rwo kwizera n'intambwe y'agakiza turaza gusangamo ibice byinshi bitandukanye n'ingingo turi bugende tuganiraho, bikadufasha gusobanukirwa ubuyobozi bw'Imana. Imana ijya kurema umuntu, hari amahitamo yahaye umuntu, hari umudendezo yahaye umuntu, kandi tuzi neza ko muri iyi si abayobozi babiri nibo bari mu isi. Harimo ubuyobozi bw'Imana ndetse n'ubuyobozi bwa Satani. Satani afite uruhare mu bantu bamuyobotse, hanyuma natwe abemera Imana tukagirwaho uruhare n'Imana. Nubwo rero muri ubwo buyobozi turi burebere hamwe urwo rugendo rwo kwizera ndetse kugira ngo dutere intambwe duhitemo agakiza kazima. Imana idufashe kandi tugire neza. Reka tubanze n'ubundi nk'uko bisanzwe twiragize Imana kugira ngo ibane natwe kandi ibashe kutuyobora, itwereke intambwe dukwiye gutera kugira ngo tubashe kuba mu gakiza kazima. Uri Imana, urera, urakiranuka. Icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi n'ibibi byawe. Tubanje kugushimira kubwo intambwe waduteje mu gihe cyatambutse, ukaba twongeye kugera imbere y'amaso yawe turi bazima. Nyemerera hari abo tugiye kuganira ku ijambo ryawe, uhugure imitima yabo, ubakore ku maso bundi bushya, wongere ubasure mu bicuku bya nijoro, tubashe kugomeza kugendana nawe. Kandi Mwami Imana, muri uru rugendo rw'agakiza ndetse Mwami Imana muri iyi ntambwe yo kwizera, unyemerere ukore ku maso buri muntu wese kugira ngo ahweze, maze umutima we ubone umucyo uva mu ijuru. Umwuka wera akomeje kurushaho kutuyobora, ngaho bana natwe ushyigikira ijambo ryawe, ntaba ari njye ahubwo ijambo ryawe ari ryo riba rizima, mu izina rya Yesu Kristo, amen. N'ubundi tudatinze reka dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ku ijambo ry'Imana ariko tukagendana dusoma ibyanditswe. Ubashije kuba wegereye Bibiliya, ushobora gufata Bibiliya, ndetse ubashije kuba uri mu rugendo, hari abazigira no muri telefone, tukajya tubasha gusoma ibyanditswe. Imana idufashe rero kandi itugire neza, iduhugure kugira ngo tubashe gukunda ijambo ryayo. Turaza kureba neza iki jambo cyangwa se ibyanditswe Bibiliya ikimarira umuntu, ibyanditswe muri Bibiliya icyo bimarira umuntu, ibyanditswe byera icyo bimarira umuntu. Ibyo nabyo turaza kubirebera hamwe, kandi nizera ko no kubana n'Imana biri budufashe kongera kwiyunga n'Imana bundi bushya, tukaba mu buyobozi buboneye bw'Imana. Imana idufashe rero. Reka dusome duhereye mu itangiriro n'ubundi, tubanze turebe isano umuntu afitanye n'Imana. Nitumara kureba isano umuntu afitanye n'Imana, turaza kongera dukomeza n'izindi ngingo zadufasha gusobanukirwa neza icyo Imana ari cyo mu buzima bwacu. Hanyuma nitumara gusobanukirwa Imana neza, nibwo tubasha gutangira urwo rugendo rwo kwizera. Imana idufashe. Reka dusome n'ubundi tudatinze mu itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro mu gice cyaho cya mbere tugeze ku murongo waho wa 26, hanyuma tuhasome twongere twumve icyo Imana ivugana natwe. Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 haravuga hati: Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose, umuntu n'isi yose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko Imana yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Aha ngaha turebye neza dusanga Imana yari ifite umugambi cyangwa mu kurema isi,
mbere yuko imana njye nawe iturema yari ifite umugambi wo kugira ngo ituremere imirimo myiza, ituremere gutwara isi n'ibiyirimo, amatungo n'ibindi. Ariko iki si cyo cyonyine dushaka kurebaho, ahubwo turashaka kumenya ni iyihe sano ngewe n'Imana dufitanye. Kuko abantu benshi ntabwo bajya bagira kwizera Imana, ntibajya biyumvisha imibereho yabo, ntabwo bajya babasha gushyikira. Iyo abavuga Imana hari abo, iyo tuvuga Imana hari ababyumva bakumva ni ikindi kintu kitabaho, cyangwa se mbega bakabifata nk'uko abasiyansi bajya babifata. Ariko nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, turebere hamwe Imana rurema yaremye isi n'ijuru ni iki, cyangwa se ni iyihe sano ngewe nagirana n'Imana yaremye ijuru n'isi. Rero hano mu itangiriro tuhabonye neza uburyo Imana yavuze. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Nuvuga ngo mbere na mbere umuntu ari mu ishusho y'Imana kandi asa n'Imana. Iyo tugiye kuvuga mu ishusho y'Imana no gusa n'Imana, abantu bamwe tujya twibaza, tugatangira gutekereza cyane, tukibaza ni gute umuntu yasa n'Imana, tukibwira hari ko Imana isa natwe nk'uko abantu tumeze. Ariko ishusho y'Imana no gusa n'Imana biri mu muntu ntabwo ari ugusa n'Imana ku isura cyangwa mu bindi, ahubwo ni mu miterere na kamere Imana yashyize mu muntu. Mbere na mbere Imana irema umuntu yaramuremye, imurema kugira ngo ase n'Imana, ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, abo nibo twakomotseho. Rero Imana yabaremye ibaha umudendezo n'amahitamo. Niyo mpamvu umudendezo n'amahitamo bari bafite, hari imiterere Imana yabashyizemo. Rero iyo miterere y'amahitamo yabo, kugira kamere zo kwihitiramo no gusobanukirwa ibyo bakora, ni bimwe mu mudendezo Imana yabashyizemo, ni na bimwe muri kamere y'Imana, ni nabyo bituma dusa n'Imana. Kuko Imana ishobora guhindura ibintu biri mu muntu bigahinduka bishya. Ni ukuvuga ngo iyo turebye rero mu miterere y'Imana nibwo tubona ishusho y'Imana. Iyo turebye imimerere yacu, iyo turebye kamere zacu, iyo turebye imigendere y'umuntu, nibwo tubasha gusobanukirwa ishusho y'Imana iri mu muntu. Rero tudatinze nagiraga ngo tuganire kuri aya magambo. Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu ase natwe, atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko yamuremye umuntu, umugabo n'umugore niko yabaremye. Hanyuma ahangaha turebye dusanga ubutware Imana yahaye umuntu, afite ubutware bwo gutegeka, afite ubutegetsi, ndetse afite amahitamo, kandi akagira ibyiyumviro n'imvamutima n'amarangamutima. Ni ukuvuga ngo rero iyo niyo shusho, niyo sano umuntu afitanye n'Imana, ni ya mimerere Imana yahaye umuntu, n'uburenganzira n'ubutware Imana yahaye umuntu. Ibyo niyo shusho igaragaza isano umuntu afitanye n'Imana. Rero tudatinze muri iri tangiriro, reka n'ubundi tubongere turebe neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyabo cya mbere ku murongo wa 20. Hanyuma tuhasome nabwo turebe ni iki noneho tumaze kubona isano umuntu afitanye n'Imana, tumaze gusobanukirwa Imana, ni iki dushobora gukora. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma Roma kadusome mu izina rya Yesu. Turasoma n'ubundi mu gice cyawo cya mbere n'umurongo wa 20. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo n'ubundi uvuga ko ari ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana mu mitima. Rero nagira ngo n'ubundi uko twari twahasomye twongere tuhagaruke tuvugeho gato mu ngingo zihari zitwereka ubutwari Imana yari yaduhaye
n'amahitamo Imana yari yaduhaye. Reka dusome ku murongo waho 20. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bikagaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Imana yacu nishimwe. Amena. Haleluya. Uyu munsi turebye neza mu itangiriro tukamara kubona isano umuntu afitanye n'Imana, bidutera gushakisha noneho kubana n'Imana. Iyo maze kumenya ko ngewe n'Imana dufitanye isano, nkamara kumenya ko Imana yandemye, kugira ngo iyo maze gusobanukirwa ko Imana ariyo yandemye, bintera gushaka Imana. Rero iyo ntangiye gushaka Imana, biragaragara hano neza muri ibi byanditswe, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 20, haratubwiye ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira cyangwa se batagira icyo kwireguza. Uyu munsi iyo umuntu akubwiye Imana ukumva ntubishyikira cyangwa se ntiwizera Imana, ariko byibuze nutizera Imana, izera ibyo yaremye. Banza wemere neza, wizere, utekereze ku by'Imana yakoze, ku by'Imana yaremye, urebe ibifatika, ibigaragara, harimo ibyo tubonesha amaso, inyanja, amafi, inyamaswa, ibyatsi, imisozi n'ibindi. Ibyo byose ni bimwe mu by'Imana yaremye. Noneho mbere yuko ugera ku muntu, banza umenye iby'Imana yaremye mbere na mbere. Imaze kurema ibyo ngibyo, ubwabyo byakwereka ishusho y'Imana, bikaguhereza byibuze kimwe cyangwa se 20% yo kwizera Imana. Noneho wamara gusobanukirwa, wasoma neza umugambi w'Imana ku kurema umuntu, wareba isano wowe umuntu ufitanye n'Imana, bikaza kongera kugutera kuzura ubuntu no kuzura umwuka wera, kugira ngo ushishurirwe, ubashe kumenya Imana rurema, hanyuma ubashe gutangira urugendo rw'agakiza. Imana idufashe kandi tugire neza cyane, ubashe gutangira uru rugendo rwo kwizera kugira ngo wizere Imana, ariko ntiwakizera Imana utarayimenya. Rero hano ndashaka kugira ngo tubanze dusobanukirwe Imana. Nitumara gusobanukirwa Imana, dusobanukirwe Imana ariyo muremyi wacu, noneho tumenye n'imimerere yayo n'imikorere y'Imana. Hano tumaze gusoma aya magambo, tubonye ko kubitagaragara byayo ari bwo bubasha bwayo. Kuba Imana itagaragara, idafatika, nibwo bubasha bwayo, kuko ibaye yari ihari, ahari buzajya ari igihe ikatagaranti cyangwa igasaza. Ariko kuko Imana itagaragazwa n'intoki cyangwa se amapare cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ngo ubashe kubona Imana, nibwo buhanga bwayo, ni nabwo bumana bwayo. Nicyo gituma izahora ari Imana kugera iteka ryose. Turebye mu itangiriro tubonye neza ko hatubwiye ko Imana yaremye umuntu kugira ngo agire ishusho yayo, ase nayo, atware ndetse atware isi n'ibiyuzuye. Rero muri uwo mudendezo Imana yahaye umuntu, harimo ubutware, harimo ndetse n'iyo mikorere y'amahitamo. Nibyo byonyine bigaragaza isano umuntu afitanye n'Imana. Nyuma rero iyo tumaze kubona ibi byanditswe, tukabona ko mu kutagaragara kw'Imana ariho ubutware bwayo buri n'ubumana bwayo, nicyo gituma dutangira kwizera Imana atari uko twayibonye, ahubwo dutangiye kwizera Imana ko twarebye imirimo yayo, tukareba ibyo yaremye, tukareba n'abantu Imana yaremye, bikadutera kuyikunda kubw'ibitangaza igaragarisha imirimo yayo n'intoki zayo. Rero tukiri muri iri jambo, tukiri mu byanditswe, hano twabonye ko ku mutwe w'amagambo ho hari ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana mu mitima. Abantu kubera ko bamaze kugira ubuhenebere, bamaze kujya kure y'Imana, ntibajya bayiyumvisa, ntibanayakira, kubera ko batigeze babasha kugenzura ibyo yaremye ngo barebe imirimo n'ibitangaza Imana yakoze bibatere kuyizera. Uyu munsi rero turi mu rugendo. Iri jambo turi kwigaho rivuga ku rugendo rw'agakiza, cyangwa se gute intambwe imwe umuntu yatera yo kwizera. Tukiri muri uru rugendo rw'agakiza n'intambwe yo kwizera, nagiraga ngo dufatanyirize hamwe gukomeza kuganira ku byanditswe. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Turi mu gitondo cyiza cyakabaye kitubereye icy'umugisha, kugira ngo duhishurirwe, dukorwe ku maso, turebe, tumenye ubutware dufite imbere y'Imana.
Imana idufashe. Turacyari kugomeza dusoma ibyanditswe. Reka turebere hamwe n'ubundi iki ijambo ry'Imana rivugaho ku bijyanye n'ubutware Imana yahaye umuntu cyangwa se n'isano umuntu afitanye n'Imana mu rugendo rw'agakiza. Rero nitumara gusobanukirwa Imana biratuma dukorera Imana tuyikunda kandi tuyikorere tuyisobanukiwe. Mfasha njye nawe uyu munsi kuko turi mu b'Imana yaremye, dusobanukirwe Imana dukorera, bidutere kuyikorera tuyizi kandi bidutere kuyikorera tuyikunda, bidutere gusobanukirwa ndetse no gufata icyemezo. Nahoze mvuga ku bijyanye n'ubuyobozi buri mu isi. Isi igira community cyangwa se igira uburyo yo ikora imikorere yayo, hajyaho inzego nyinshi zitandukanye, ariko mu buyobozi bujyanye n'iyobokamana no kwizera harimo ubuyobozi bubiri gusa. Hari ukwizera Imana ndetse hari no kwizera Satani. Abakorera Satani nabo bafite uburyo bizera ndetse bizera muri uwo Satani, ariko twebwe abamenye Imana iyo tumaze gusobanukirwa inzira y'agakiza ndetse tukamara gusobanukirwa n'imirimo Imana yakoze mu iremwa ry'isi ndetse n'iremwa ry'umuntu, bidutera gukunda Imana ndetse bigatuma dufata icyemezo ntakuka cyo gukorera Imana ndetse tukanayubaha, bigatuma uyu muntu Imana yaremye yubahisha Imana, ahesha Imana icyubahiro, bikanezeza Imana, Imana nayo ikamukorera imirimo n'ibitangaza.